Bwenge we uri bwenge, bwenge we uri bwenge, bwenge yari umusore ariko uzi ubwenge. Ntabwo rero uzigera umusangayo. Buriya bwenge nta muntu umbeshya. Mwana umunota nija ndabizi man ku mazi nyine dufiringe akayaga ko ku Kivu mubwiye n'ibyo byose tu kuko ndi kubona ukuntu ameze yahita nyambura kabona arangendanye ni ahantu hahora hanyura abantu guce ushira n'ibintu kesho ugasubira kurangura bakobwa banjye urabazi abakomisiyoneri n'abakobwa rwose ibyo ni ubushuma n'ububandi sibyo byabana ku myaka ufite abakobwa bakuru nta kintu mwavugana aho si kubabwira iki nako mvuze ko ari umukobwa waguma hano nako genda ntago ari umukobwa bwenge gusa warakoze n'ukuri wankuye ku nzira nari mpaheze rero ahangaha niho mu rugo usakariwe mu nzu ndabona ari heza nta kintu atwara suriya kumbwira buriya mukobwa hano urwo rwaje twerekunda kugendwa n'abakobwa cyane mwana rero tugende zayo kajyatsi bana mbabaye genda sha bana satugumana ibyuki byawe mwari mwana ubwo turi nka bro wawe aha ndabizi wifuza kuba nkawe bo binjiye burya bicaye mu nzu ngira ngo rero mukobwa ubutaha nagaruka nkamurya amafaranga ngomba kubanza akamenya icyo ndicyo kaninjire ahita abona ko nanjye ndi muri umuntu wa Mihigo ku buryo ubutaha naza mushaka nubwo azamenyera akantu gusa uri kuko cyane bakaba bari kunyumvara mwanjye nawe warananiye kagenda ariko Bwenge we uri bwenge, bwenge we uri bwenge. tugenda mu nzu imwe uvuga ku yindi usanga y'abakobwa ukabisanga bita ifite ibibuno bigenda bijejeta guca sha Nairobi Mombasa nose wabuzwa n'iki kubakunda mwa ugakomisiyona inzu none ugakomisiyona abakobwa byose ukabihuza cyane rwose aho bavugubwiye nk'ibyibuka dore nicyo cyanzanye njyewe reba nicyo cyanzanye muri wa musozi naje kuzi ko nabahabaza hano hababwenge wa mukobwa umwe urumva afite ikibuno kigenda guca n'ibitaye mwa afite ibitaye nabyo bigenda guca bwenge yabaye umukobwa se nako ari bwenge ariko se uri kubura iki ngo byumve umva nkubwire rero mu mwanya wanjye rero je Mihigo urabizi ko igihe nta mafaranga banibereye mu kazi inshuro nyinshi hano haba bwenge ni ukurikirana hanini ibibera hano none se bwenge ntabwo yakubwiye dore nabasanze aha ngo baje kugushimira harimo umwe mwiza mama umva manze mukubwire nimukubwira nawe uramukunda harimo umwe ufite itaye guca urumva arazamutse guca yagera hejuru nk'umusha ni guca agenda urumva uwo rero we nakunze abakomisiyoneri ibintu mubonamo kagira imana wajyaje bireke by'abakunze twabivuye tumukomisiyoneri ahubwo mbwira nababona bwe abo bakobwa rero icyo nakugaragariza ntabwo bari bansanga hano n'umunsi n'umwe cyakora bwenge niba babona nawe ukaba warababonye birashoboka kuba bahari ariko njyewe ntacyo mbiziho pe ariko abakire mwagorwa we kuba utazi ibyiza nka biriya mana we dore nkatwe abakomisiyoneri ubona icyaha ukagifiringa urumva ukakizana ukagifiringa ukenjoyinga life urumva icyo bita kwenjoyinga life si ubyibuka tukibyiga ukagifiringa ukakizana dore ko twebwe abakomisiyoneri burare ibanga ryacu kubera ko tugenda mu ngo tugenda dushaka amazu tuba tuzi ngo hari igikobwa hari icyuki hari icyotara aho biri hose tuba tubizi ndashaka kukubwira ko rero wowe ndumva buri umaze kugafata amafaranga umaze kuyagwiza njye sindarubiza amafaranga sindagira no mu kigero cyo gukunda ko wowe uri gukunda rero Mihigo nawe Mihigo wanda umva Mihigo ntabwo abakobwa bisaba ko ari uko ufite amafaranga ahubwo abakobwa dore icyo bakunda iyo ufite stapa za danje urumva ugatiramo agapantaro fresh n'agakabutura ukigendera street bariza
umva barizana ikabutura se yatunga umugore bariza iki ikabutura yatunga uwo mukobwa kandi byaragucanze ubu se reka nkubwire ugiye gusaza uri gushaka amafaranga urumva ugiye gusaza uri gushaka amafaranga uzagira igihe cyo gufiringa ibyana ushaje. Ikibazo cyanjye si ugusaza nuko nta mafaranga ndabona nimara kuyabona nge nguhaye umupira genda tuzabona babivuze ukuri sindagera igihe cyo gukunda abakire muhorana amaganya mana we nje wangira wowe rero wangira wowe na wa undi wo kwa kana akasha ruguri iwacu kwa Karisa ujya bananiye no nawe namujyana ahubwo se abakobwa bakubwiye ko bakunda mihigo cyangwa niwe bakunda ahubwo waruje kuntumira naje kukubaza amakuru nk'umuntu nati byari byose ntabwo babaje kureba bwenge no aracyari umwana byari byose ni imihigo babaje kureba nicyo cyari kinze buriya rero icyo nshaka kukubwira nuko ngewe muri iyi minsi cyangwa muri iki gihe ikindaje ishinga ni akazi no gushaka amafaranga sindagera igihe cyo gukunda ariko sha mihigo kumwe watinyaga abakobwa tukigana n'ubu aracyabatinya sha yo ubwo uzazana umugore reka nkubwire n'ubundi nari nabuze wanza kubwira ibyawe ni ku mafaranga umpa amafaranga nako bakobwa tureka nkoreka se genda bwenge ngwino hano umubwire yego nyaruka ahubwo se kugira ngo nanjye se hari ibintu nshaka kukubaza se bwenge aha ibintu nshaka kukubaza da kuri twawe dukuri twanje se uzi ntabwo nshaka kukubaza umushyitsi urumva cyagiye nyine igihe umbwira ngo nze nkore utuntu umutwe turi hano ngo hari umushyitsi nyine wisuza uri kumwe n'umukobwa kandi nabonye uriya mukobwa nyine ni ubwa mbere mubonye mu maso yanjye hariganye murakorana murakunda nako nyine mundi muziranye gute urashaka kumenya mbese uburyo cyageze hano muri uru rugo nyine urumva nk'umuntu nanjye nyine ngo mu rugo kandi mukuru nyine urumva wese ubwo nabona umuntu adusuye nyine akagenda ntazi ngo kugira ngo nyine n'ubutaha nagaruka nzamwakire neza nyine mbese nyine nk'inshuti yawe umaze gukura byumaze gucaka uriya mukobwa rero ahantu twahuriye baretse kumusanga namusanze ahantu muri gare bamwibye tike ubwo yitwa Aurore ndangije ndayimuha mu bufasha aratega aragenda buriya yaraje kunshimira nuvuga ngo bari bamwibye hanyuma wowe uramuguriza naramugurije kuko nasanze ari aho ngaho muri gare mfite ikibazo ariko ubwo se ndabigenza nte urabizi ko tugomba kugirira neza abantu bose witonde hari abantu babese ikoro bateye nyine yabona umuntu witondera nkawe urumva ko yawitonda agahita gutuburira akavuga ngo baramwibye akiriza n'amarira agashoka kandi ari kugira ngo gutuburira gutwara amafaranga yawe gusa nje abantu ndabaze sibyo bintu bikura he kukira umwana simbora mbibona se hariya muri televiziyo simba mbibona abatubuzi ko bateye agatubura 2,000 za ticket 2,000 zonyine na 500 barayakorera aho kumva mubwire muteza amatwi uvuze ibintu byo kuza kugushimira bitanibuka hari ikintu bura ntakubwiye igiseka sika abakobwa twahiseho harimo umukobwa umwe wavunitse ntabwo wibuka abakobwa umva icyo gihe mwibutse neza n'abakobwa bari babiri maze umwe aravunika maze umigikapu ngo ngiye ngo ninje mu rugo ngo hanyuma ngo umufashe ngo mumujyane mu rugo ngo mumugeze mu rugo ntabwo kubibuka ndabibutse abo bagiye abakobwa rero babiri baje hano baje ngo gushimira nabo ngo buriya nyine ngo warabafashije ngo umuntu mwiza bitavuga nti nyine twebwe umuryango wacu n'ubundi turi abantu beza n'ubundi Mana yatwiremeye neza n'ubundi baje kunshimira uko bari babiri ngo waraza baragutuma ngo warabafashije ngo bakura ku nzira nyine ngo bari bagize ibibazo nyine ndavuga ati ni ibisanzwe twebwe gufasha abantu nibyo dukora gusa nyine baranje baragenda nayo bagiye kubikubwira ese bwenge kutari warabimbwiye ubwo ubutumwa bagusigiye ubu ngubu urumva nawe rero kubera ubwenge bwinshi ubu ugiye mu tuntu twinshi ukibagirwa kumbwira amakuru
none se barakubwiye ngo bazagaruka? Abantu baza gushima se nta n'amafaranga. Barambwiye ngo bazagaruka ngo nyine ngo bazagaruka ngo kureba ngo ko hari kuko icyo gihe ntabwo bakubona. Agane nta kibazo ndamubwira naribagiwe rero kukubwira. Nabonye mbese nyine basa nk'abantu nyine bakwishimiye ariko nyine nibyo barabafashije. Gusa uzababwire ngo nanjye narishimye kuba barazirikanye ineza twabagiriye kandi nawe uzaba umuntu w'umugabo uzajya ugirira abantu neza nawe bajye baza kugushimira. Nge nzanakurenzaho maze. Bwenge yari umwana ariko gusa ubwenge bwenge we uri bwenge. Abantu babuze umuntu kwirebera filime bo ni bande? Kumaze iminsi se warabuzera? Guciza kudusura nyine kandi nje ariko ni ibintu byanjye ubizanye ariko ntigira ikibazo nize ko wayazanye neza ntaje biraca rero ushyira ahangaha ariko bwe kuko ukunda amafaranga ubafata none cyageze wagiyemo ideni ndabizi rero ugiye ibanza uyurive nose ugomba kunyakiriza kumpereza amafaranga so rero uri umushyitsi ahangaha reka buriya njye nakubwiye yuko gutekereza kwanjye neza undi ntekereza neza iyo mfite amafaranga ese ibitekerezo byawe bihuriye n'amafaranga ntabyo uzi buye ubundi kumva ntari no gutekereza neza wabaye iki cyangwa urarwaye bakujyane kwa muganga geragera ko wayanyemereye n'undi ko arayanjye wayampaye ariko se ufite ikihe kibazo ngiye hanze umbwire ukuntu ibitekerezo byawe utekereza neza ariko baguha amafaranga undi nyine nta n'ukuntu nabikubwira uri kumbwira ngo nkubwire ngo ukuntu ibitekerezo byanjye bihura n'amafaranga kandi nta n'ukuntu nabikubwira ntabitekereje ahubwo wambwira ko ntiha gahunda yayipanze Bwenge yari umusore ariko gusa ubwenge bwenge yari umwana ariko gusa ubwenge. uriya se Elisa uriya se Elisa kanjye ndebe twari salama Elisa Ufite papa. Ufite Ibintu ni poni po. amakuru se Yabaye je. twaraburanye birukana cyajya uri kwabwe Shama nyine mba niruka street nyine ibintu mba nabimaze urabona Ndamubona, nyine tumba tuba mubona, twifunze turi ku bintu by'ibyango. nkubona aho uba wifunze stipa za danje Wana kuri umva drip. Yes. ariko toto reba ako kana Eh, wakabona he sigaye ryoshye man. Sha nyine tu. Muri kwa guhiga man. Amwe barangiyeho rero Eh. kumva hari umukiriya wari warambajije inzu hari n'undi wari warambwira ruguru ko afite Sha, igipangu cyiza nyine rwarugari y'amageto Ubu none atanje. nagiye kureba. Agetera amatanje muri. nakubonye buriya nagukeneraga buriya nayifite gahunda yo kuza kukurebaho Sikakana. we nta kibazo tu Eh. hari ibintu nshaka kuguha Ehe. mbaza ngo ni iyi Iyo. vuga ngo mbaza ngo ni iyihe Ahubwo ni iyi. Bwenge yari umusore